ndanyuzwe wow kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose wow numva urebye sano ntaryo naje kuvumba waje kuvumba naje kuvumba kereka hagize ikindi kiba ariko ndahara abanyakenya mu mbyaze bashobora kubyara yes undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nkabatumikira kubatengwa bitamuntego uyu munsi MMTV1 nkunda gospel ndetse na Moses 9 TV kufatanye twese hamwe turi hano mu birori by'umuvandimwe Kagame wamenyekanye cyane mu ndirimbo zihimbaza Imana mwakwibaza tese ko ibinyamakuru bimwe bizwi mu Rwanda muri Kenya nanone kandi mukaba muzi ko Kagame atuye mu gihugu cya Australia uyu munsi rero byaba bimeze bite kugira ngo tube tugiye kuba tuganira nawe ni nyuma y'ubukwe amaze gushira rero invitation hanze bwari butegerejwe na benshi mu bakunzi biwe hanyuma rero kubera kuko turi intore zirushize n'intambwe niyo mpamvu twahageze uyu munsi kugira ngo tubashe kuba tuganira nawe byibuze aramutse abakunzi be none kandi atubwire bisobanuye iki uyu munsi kuri we kuba rero abashiye kurushinga araza kutubwira ingano y'amahitamo yiwe yatumye ahitamo uwo barushinze uyu munsi none kandi atubwire iciza kiruta ikindi uyu munsi cyamushimishije kuba yahinduriwe izina akaba yiswe umugabo hanyuma rero mukomeze mukurikirane ibiganiro zacu hano kuri Nkunda Gospel Moses 9 TV ndetse na MMTV1 ciao ciao yes nkuko rero twababwiye kuko tuza kuza kwegera umuvandimwe murabizi kuko undi munsi abari andi mahirwe kwagiza amahirwe rero yo kuza mu bukwe bw'umuvandimwe Kagame abakunzi be benshi bifuzaga kugira ngo baze kumva ico avuga Kagame urakaza kuri Nkunda Gospel MMTV1 ndetse na Moses 9 TV turabashimira cyane namakwe uyu munsi Nkunda Gospel nameza turashima Imana kubera Imana ikomeje kudukorera ibirori ndetse no kuba Imana yatanze ikirere ciza kuri no munsi ibirori byanje wow uyu munsi sobanuye iki kuri wowe uyu munsi n'ibyishimo kuri njewe ndanezerewe cyane mfite ibyishimo mfite amashimwe mfite impundu ntago nabona uko mbivuga ko n'umunsi ukomeye mu buzima bwanjye ndetse ndashimira CEO ako yakomeje kunganiriza no kwifuza kuba hangaha kugira sangiza inshuti abankunda bakunda ibihangano byanjye n'abanyarwanda muri rusange igikorwa nk'iki ngiki umuntu yakwibaza kubera iki wahisemo kuzana ubukwe bwa mu gihugu cya Kenya nyuma yaho abakunzi ba benshi babarizwa nko mu Rwanda cyane cyane urebye ubona kunza aba hano ubona kunza abangaha yitwa Immaculée mwamubonye ababashije kugera hangaha n'abandi bazamubona abafana banjye bari impande n'impande so naramukunze arankunda Imana yarabishyigikira twumva ko twabishyira hano muri Kenya mugenera karirimbo byivuze tubone ko kubaza ikindi kibazo ubwo ndaririmba kanje se akariko kose uwo mugena akaririmbo kaza vuba hangaha ndanyuzwe wow kuko ngufite ndamahoro ndashima cyane ko yambonye akanshigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurangose wow numva Kagame umaze kugera hano mu bukwe ugasanga ingano y'abangana naba bakwitabye kuri wowe byaguhaye yihinje naranezerewe hano habaye amakwe menshi ariko kubona ubukwe bwanjye bwahuje abantu bangana gutya abantu bakanshyikira muri ubu buryo abantu bakanezerwa bakishima kubera ibirori byanjye n'umupartner wanjye cyangwa tugiye gutangirana ubuzima bwacu bwo kubana namashimwe akomeye dufite Imana wow abantu baribaza kuba ubukwe bwa buri muri Afrika hano mu gihugu ca Kenya abantu benshi mu Rwanda bari biteguye kubishora kubera hariya byibuze ibijanye n'umuziki bitegure ko hari ico bazasiga bakoreye mu bijanye n'umuziki yes abantu bari mu Rwanda nubwo ubukwe bwabereye hano ndajya mu Rwanda niho nzatura nubwo ubukwe bwabereye hanga kubera ariho imiryango yari barizwa ariko ndajya mbabwire nzabarizwa mu Rwanda tuzakora ibiganiro kuri Nkunda Gospel n'andi ma TV mfite ama interview menshi ndi gutegura ndetse mfite n'indirimbo nyinshi ziri muri studio ziri gukorwa video zatangiye so mbarariki ibintu byinshi vuba cyane bitarenze indirimbo nshyashya irasohoka CEO wa Nkunda anje kubera ko ndo umunyamakuru wa MMTV1 yambwiye ngo mubarize kino kibazo wabarashingiye kuki kugira ngo ubashe gukunda uwo mwashinze urugo uyu munsi we nawe nashingiye ko akunda Imana shingira ku bwitonzi agira shingira ku bw'umuryango we ko ngiye nibyo ndebye nkunda umukobwa cyangwa se iyo njya guhita umukobwa tuzabana nibyo nagendeyeho kandi arabyujuje ndetse n'Imana yarambwiye ngo yes
wow urugendo rwo kumenyana nawe byibuze gato kubera kuko turaza kureka kugira ngo uze gukomeza ariko none kandi dukorera ku rugendo ruto kubera kuko ntimwari mutuye hamwe mwari muzanye kera twamenyanye kuri telefone biciye mu nshuti yanjye iraduhuza nkabona ntibikomeye ariko nyuma yaho tuza kubisengera no kubereza umwanya biza gukomera ikintu nabwira nkunda gospel n'abankunda n'abayikurikira bose nuko twari tumaze umwaka n'igice dukundana urumva byari ibintu birebire byagombaga kwerekwa abantu imbaga nyamwinshi muri rusange wabarigeze ugera ahantu ukumva ugiye kubivamo ibyo kuvuga ngo uze gukorera ubukwe nawe ndamukunda urukundo mukunda ntago rwatuma mucika umaze guhura nawe bwa mbere mu masegonda byibuze nk'abiri kugira ngo umurangiza nawe akurangiza niki yumvise muri wowe muje guhura nawe nibyishimo nabuze ko namuterura nabuze ko namuhobera nabuze ko namuramutsa kuko urumva umwaka n'igice utabonana no gukunda w'umutima utekereza biba bigoye ariko ndashima Imana ko yadushoboje tugahura dusomere ayo magambo ari kuri iyo microphone ya ari munsi uwo murongo wo hasi undi munsi andi mahirwe kuri wowe iryo jambo uraryemera ndaryemera 100% gute mbonye andi mahirwe mu buzima bwanjye ejo nari njyenyine uyu munsi turi babiri reka none kugira ngo tuze kugushimira turagushimira kubera kuko utanze umwanya kugira ngo ubashe kuganira natwe ariko byibuze gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe iyi ni MMTV Moses 9 TV ndetse na Nkunda Gospel abakunzi banjye b'abasore bagende bashake nicyo nababwira ko gushaka ni byiza gushaka ni umugisha icyo ni kimwe icya kabiri bakomeze bankunde bakomeze banshyigikire ngiye kuba umupapa umugore wanjye azanshyigikira mu mpano yatumye bankunda yatumye bamenya so bakomeze badukunde bakomeze bashyigikira ibyo dukora Imana ikomeze tubugire neza kandi nabo Imana ibaheze turagushimiye kuri kamera zacu wakoze cyane kandi mugire urugo ruhire muzabyare hungu nakobwa Yes, hanyuma rero nkuko twakomeje kugenda tuganira n'abatandukanye mu bitabire ubukwe bw'umuvandimwe Kagame. Nkuze kubabwira kuko ibintu byiza bizi igihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza. Mwakomeje gutegereza hanyuma rero ngo turi kumwe na Desire Mubogora. Nkuko mubibona rero kuri kamera za Nkunda Gospel ndetse na MMTV1 turi kumwe na Mubogora. Karibu kuri izi kamera. Murakoze cyane. Namaki y'umunsi. Urebye ntaribi. Ayo magambo ari kuri microphone yadusomera ari munsi kugira tugire ico tuyakubazaho. MMTV undi munsi andi mahirwe. Iryo jambo ry'undi munsi andi mahirwe uraryemera? Kuri wowe iyo ubonye undi munsi biba bisobanuye kuri naba andi mahirwe yo kubaho no gukora ibyo wenda ntatunganyije ejo hashize. Ubushize kandi twaganiriye twari mu bukwe we wari waje muri Kenya ubwo bwa mbere wari uje nahanga mu bukwe bw'umuvandimwe Eric n'umuvandimwe wanyu hanyuma nanone kandi duhuye muri mu bukwe bw'umuvandimwe Kagame. Hanyuma rero ubu bukwe ufitanye irihe sano nabwo ku muvandimwe Kagame? Urebye sano ntaryo naje kuvumba. Waje kuvumba? Naje kuvumba. Ariko yarananyandikiye okay tusanzwe dukorana n'inshuti yanjye. Hanyuma yanyandikiye kuva 2019 twarakoranaga kugera n'uyu munsi. Hanyuma yaranyandikiye nk'inshuti ntumira mu bukwe nuko nabujemo nyine nagora yagakoti nanjye nk'abandi nabona ntaberewe bamugane kubera Imana hanyuma rero nari nje gukora kuko kuvumba kubera ko n'ubushize twaganiriye kandi uri mu bukwe umuntu yari kwibaza niba nabwo icyo gihe kandi kwaro kuvumba ngenda yaribizanye hanyuma umuntu ubu ngubu turi kuganira byibuze buri minsi mike ngo twinjire nanone kandi mu bukwe bwa Kamikazi uramuzi w'Imana. Ariko umuntu yakwibaza ubushize tuganira waje usa n'ufite gahunda yo guhita usubira abantu bari bakuze kucicira roce mu gihugu cy'u Rwanda cyane ariko se ubu waratuye muri Kenya habayeho gutura? Urebye n'undi mbikubwira ubimbaza nta gisubizo kiziguye naguhaye nakubwiye ko nihamfata neza nzahaguma kuva burya rero ntiyaramfata nabi ndahari ndateganya no kuhaguma kereka hagize ikindi kiba ariko ndahari abanyakenya mu mbyaze ushobora kubyara ariko apana abana nkabyara umusaruro. Ibintu Mubogora avuga nije uri kuzumva cyane abanyakenya namwe bantu hote muri Kenya mu mbyaze yiteguye kubyara mu mbyaze ndi tayari umubyaza umusaruro rero yitwa Desire Mubogora niki wabonye kidasanzwe mu bukwe bw'umuvandimwe cyane cyane utarutuye muri kino gihugu ariko byibuze witabiwe n'ingano ingana nabo babutashe? Ntabwo menyereye gutaha ubukwe hano yego ngo menye wenda uko bigereranya ariko ubundi natashye n'ubundi bwabereye hano bwari burimo abantu n'ubundi nkaba ni nkaba urebye
hano harimo itandukaniro n'abantu abarindwi ntabwo ari bene nk'aba ngaba nabwo bwari burimo abantu benshi gusa buteguye neza burasa neza urabona ko twanishimye ibintu bimeze neza mu kanya dore aho turi kureba hari icyakura kandi tugiye no gutunga imibiri gahunda itungane rwose ibintu bimeze neza. Wow, umuntu yakwibaza hagati yawe na Kagame ku bijyanye n'umuziki niho mwamenyanye cyangwa se ubwe Kagame Sharire ko hari abakagame benshi kandi batari abanyamuziki ndavuga uyu babonye waganirira imbere yawe Kagame Sharire mwamenyanye ryari? Kagame Sharire twamenyanye 2019 ubwo yari ari mu gihugu muri bya bihugu by'iwabo za Australia n'andi mu Rwanda hanyuma ni umuhanzi urabizi nanjye mfasha abahanzi mu bijyanye n'imiririmbire ni nk'icyo cyaduhuje nyuma biza kurenga iby'umuziki bibi ubushuti ubuvandimwe n'ubu ari mu bantu bazantwerera neza kubera Imana na Australia rwose bimeze neza rwose n'abavandimwe be twatangiye kumenyana n'umunyamuryango n'inshuti n'umuvandimwe so nicyo gihe twamenye. Wow, nanone kandi kubera kuko tugenda tuganira batandukanye uragira ubutumwa ugenera couple ya Sharire Kagame nk'abantu b'inshuti nanone kandi babashe kuba kuri uyu munsi wabo ukabihamya aho basezeranaga. Ubutumwa nabaha Hussein mukomeze mutubere icyitegererezo nk'uko n'ubundi muri icyitegererezo cyacu mukomeze mutubere icyitegererezo tubarebereho nk'abakuru bacu hanyuma mukomeze muhamye Imana mu mibereho yanyu nayo izabafasha muri byose ibabere ubwugamo n'ubwihisho muri byose muzacamo hanyuma tubifurije imigisha n'amahoro mu rugo rwanyu. Wow, abakunzi ba Mubogora Desire bitegure ubukwe bwawe bwo uragira icyo uvuga kuri munsi ukabwira abantu ubukwe bwawe bumeze bute tubone kwinjira byibuze ku message uzagenera Vivian. Ntabwo byoroshye ubukwe bwanjye uzaba bumeze neza ndabatumiye mwese mwokabyara mwe muzaze murya ibiryo bizaba byatetswe bitazajya gusigara kandi muhari kugira ngo twishimane dusangire byose nk'uko twabaye inshuti mbere yo kubaka tuzanakomeze tube n'inshuti ku munsi w'ibirori ndetse na nyuma twamaze kuba umuryango. Ndabizeza ko bizagenda neza tariki ya 6 y'ukwa munani ntazagira ubura buzabera Kitengera invitation irasohoka mu kanya mu masaha ari imbere ibintu biraba ikiganiro kiraba yasohotse biraba bimeze neza n'ukuri bizaba biri sawa kandi turashima Imana ko ikomeje kudufasha mu myiteguro. Hanyuma rero Vivian mugenera ka message inbox turavugana turaza kuvugana inbox abakunzi ba Vivian nawe bamenye Mubogora we niki awishinga kuri Vivian muri kino gihe bakomeza kwitegura cyane ko turi no motora ese amatora yirinde cyangwa zamwamaze kubana komeza uguhuge neza muvandi Vivian rero Vivian ndamukunda cyane ndamukunda cyane yego turitegura kubana kandi yambereye imfura kazi yambereye inshuti nziza yaramfashije mu rugendo rw'ubuzima mu rugendo rwo gukizwa twagiye dusharinga so ndamwifuriza amahirwe amahoro n'imigisha kandi turamutegereje cyane ni karibu mu muryango wacu ni karibu mu rugo iwanjye bega ibintu we byahino birakomeye ndagukunda cyane kamikazi yego mana yanjye ntabwo byoroshye arakoze cyane hari umuntu dukorana ikiganiro bwa mbere na Desire witwa Chris Rugaza atuye muri Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari waravuze ngo Mubogora naje gukora ubukwe uzagira gute none rero data twongeye guhura ubwo rero usohoze ubutumwa Desire bivuga imbere kamera yitwa Chris Rugaza mfite umuvandimwe witwa Ruganza Olivier so Chris Rugaza
urumva ko biraruganza. Uri inshuti yanjye nubwo ntakuzi cyane, kandi ibyo wavuze wabisoza turabyishimiye, utanabona n'uburyo turishimira ko byibuze wahize kuduhesha umugisha, kandi natwe turiteguye kugira icyo dukora kugira ngo kibaheshe umugisha. Si ibi gusa, nyuma y'ubukwe tubafitiye ibintu, tubafitiye ibintu ndango ni Earth of Worship, sintuze gusa sinzu, ni Continent of Worship. Bizaba bimeze neza nyuma y'urugo rwacu, mwuka byarama. Mukore subscribe, mukore share kuzitaraza izarangiye kugira ngo bazaza babureba. Nguko rero Desire rero hari uburyo ikiganiro agenda giteramo atebya, niba ari ugutebya nsinzi ngo navuga. Hanyuma rero mu by'ukuri tuzitabira ubukwe bwiwe, ariko rero dukomeze tunabwitabire mu bikorwa kugira ngo ibintu byiza bizaza igihe cyiza ku bantu beza dukomeje kubitegereza. Hanyuma rero nitwizere kuko undi munsi ari ndamahirwe, nitwongera kugira undi munsi tuzongera kandi tubonane na Desire nanone, kandi ndetse no mu rugo rwabo ni Continent of Worship. Ubwo rero tuzasura Continent of Worship kugira ngo bazarushirize kudusangiza ibyiza bibitse muri bo ndetse no kuzabakomokaho. Reka tubifurize imyiteguro myiza Vivian na Desire Mubogora, nanone kandi Kagame Charles n'umukunzi we, namwe tubifurije urugo ruhire. Hanyuma rero nguko twabwiye ko tugenda tuganira n'abatandukanye, uyu turi kumwe rero ni fundi wa mitambo, producer Shalix Shalom, abenshi muzi cyane mu muziki muri no industry, afite runini cyane. Uyu munsi rero niyo mubyeyi w'umuhanzi wacu twaganiraga hano, Kagame. Shalix, urakaza kuri microphone zacu. Iminsi myinshi cyane. Hanyuma rero kugira ngo tuze kugweza umwanya, tubanze tugushimira kubera kuko hano ni imbere ya Nkunda Gospel iri mu Rwanda, Moses 9 TV ndetse na TV. Hanyuma rero uyu munsi wowe usobanuye iki kuri wowe kuba uri mu birori by'umuvandimwe? Uyu munsi ni ikintu gikomeye cyane, ni umunsi w'amateka mu buzima bw'umuntu. Uravuka ugashaka, hanyuma ugasubira iyo wavuye. Uyu ni umunsi ukomeye cyane. Kagame, isano uri hagati yawe na Kagame ni irihe? Kagame ni inshuti yanjye mu buryo bwa music, ni inshuti yanjye mu buryo busanzwe, ni inshuti yanjye noneho tugiye muri class imwe y'ubuzima, so ni inshuti yanjye cyane, duhuriye muri byinshi cyane. Uyu munsi abantu bavuga ko umuntu agiye guhitamo pare aba afite inararibonye mu kubaka ingo, wowe yashingiye ku bucuti cyangwa se ku nararibonye yakubonyemo? I think byose birimo. Iyo umuntu ari inshuti yawe kandi akurusha n'unararibonye mu byo agiye gutangira, urumva arakwiyambaza. Ndatekereza ko byose birimo. Hanyuma rero wenda yaba hari amabanga yaba yihishe inyuma ya projet y'umuziki wa Kagame uretse ubukwe kuba yabukoze ku muziki nka producer, kuko nawe uri producer, hari ikintu kigiye gukorerwa muri Shalix Production? Umuziki uko biri kose iki nicyo cyari ngombwa, ariko natekereza ko dukora, kuko twaranabivuganye, natekereza ko ari cyo tuza gukora vuba turagikora, ariko time yiwe ni imwemerera. Uyu munsi rero imbere y'abafans ba Shalom cyangwa se Shalix, nanone kandi n'imbere y'abakunzi ba Kagame, turagira ngo byibuzugira ubutumwa ugenera umuryango wa Kagame utangije uyu munsi. Umuryango wa Kagame ndabakunda cyane, kandi n'abantu beza, abanyabwenge beza, bubaha n'Imana. Mbifurije urugo rwiza nka Shalom, kandi ibyo twagiye tuganira byose ndabizi ko babyumvishije, kandi ni abanyabwenge. Iyo uganiriza umunyabwenge urabibona ko ari kumva, ari n'undi uganiriza ukabona ko ari gutya, ariko iwe ndabizi ko ari abanyabwenge kandi bumvishije ibyo twabaganirije. Mbifurije urugo rwiza, bazabyareho ko umugisha wose w'abashakanye ubagereho. Arakoze cyane. Yari Shalom niyo muvyeyi wa Kagame, nanone kandi bafite umwanya ubwiwe muto ariko turagenda tuganira n'abatandukanye mu bitabiriye bino birori. Imbere ya kamera za Nkunda Gospel, Moses 9 TV ndetse na TV1, turabashimiye namwe mukomeje kubana natwe. Stay tuned on those channels. Murakoze cyane. Thanks Shalom. Thank you Steve. Yes, hanyuma rero kandi undi munsi andi mahirwe, nanone kandi ndi yantore irusha izindi ntambwe, kuko mubizi rero ibintu byiza bizigihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza. Kubera ko rero mwakomeje gutegereza, twagiye tuganira n'abatandukanye, kandi nkomeje kubashimira mwe mukurikiye ibiganiro byacu bya TV1 ndetse na Nkunda Gospel uri mu Rwanda, kufatanye hamwe twihurije hamwe kugira ngo byibuze dusangize abakunzi bacu n'abakunzi babo, tugenda tuganira bimwe mu byagiye biranga ubu bukwe twatashe. Ari nabwo bwa mbere njewe ngiye kuganira kuri kamera na Dr. Bea. Dr. Bea manje kuyegereza. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Namahoro kabisa. Murakomeye.
Alexis bimeze bite kane nkwegere noneho ndabaca inyuma kugira ngo nze kuzaza nkusangiza njewe microphone wowe hanyuma iriya docteur aze kuba ayikoresha dufite amagambo yanditse kuri iyo microphone Dr Beya iyo munsi avuga ngo undi munsi yandi mahirwe iryo jambo raryemera kabisa ndaryemera rwose uraryumva gute ubonye undi munsi amahirwe undi munsi uyu munsi tuganiriramo kuri wowe uyu munsi usobanuye iki kuri wowe ubundi iyo bavuze ngo undi munsi andi mahirwe ni nka gift impano ni impano wow ubuhawe nico utari ukwiriye ariko wongeye guhawa arayaguye none naje ndayumvise nari nisanganwa ariko noneho nuko ngo iyo tubonye undi munsi tuba duhawe impano Alexis umeze uteze meze neza kabisa dusanze muri hano mu bukwe ubu bukwe mufitanye irihe sano nabwo ubu bukwe ni ubukwe bw'abavandimwe bw'inshuti twaje kubashigikira kuko kujya iyo udashigikiye umuntu nawe ushigikirwa ntago biza bikunda kera gushigikirwa nturagashigikirwa ndashigikirwa turi kubaguriza ejo nitwe mwaje kubaguriza Dr Beya ubu bukwe kuri wowe busobanuye iki ufitanye nanone kandi irihe sano n'ubu bukwe murakoze cyane ubu bukwe ni ubwa barumuna banje undi ni mukuru wanje papa w'aba bana bakoze ubukwe niwe ukurikira data ku mugongo ubwo ni ukuvuga mu mwasogokuru papa niwe mfura hakaje se wa Kagame agakubona gukurikiza abandi ubu rero Kagame ni murumuna wanjye Zuru ni mukuru wanjye urumva ni inshingano kububamo nk'abana bacu ijambo rya kabiri ni nishema kuribamo icyo bivuze kuri nje n'ibyishimo mfite kubona abantu bangana gutya abanyamakuru bangana batya batashe kino kirori na Alexis nubwo nawe yaje gukopa abantu ariko nawe yabutashe tutaraje wenda mu kindi kibazo nshobora kubona kubaza gira ubutumwa ugenera murumuna wawe Kagame n'umukunzi we batangiye urugendo rw'ubuzima busha ndetse na mukuru wawe mu muryango gira ubutumwa ugenera izi ngo nshasha zibayeho murakoze cyane ubutumwa ni bugufi nuko ibyo bakoze hari ababanjirije urugo umuntu agenda rwigamo kugeza apfuye nta muntu ufite degree ufite masters ufite n'ibindi byete bikomeye mu ifamiliye urugo umunsi ku munsi umuntu agenda yiga gusa ubutumwa nabagenera ndashima Imana ko yakora ubukwe bwiza cya kabiri ndabakangurira gukunda abo bashakanye no kububaha no kuja inama buri gihe kuko urugo ntiruvuga ngo ni jewe ngo ni je mugabo ahubwo urugo basharinga ibitekerezo kuko umugore yogira ibyubaka umugabo yogira ibyubaka abantu rero iki ni ikinyejana cyo gusharinga ibitekerezo hatabayeho kuzamuka kwa cyane ikindi ni ukubabarira abantu bibyigishije kubabarira kuko abagore bagira amakosa menshi abagabo tugira amakosa menshi ariko izo ngambo zose umuntu agenda afuta amakosa ya mugenzi we kugira ngo turambane cyanyuma soza umuntu wese ufite ubwenge washatse agomba kwirinda icyatuma aseba mu rugo rwe kuko guhamagara abantu bose aba nabahamya iyo ejo usenye ubusa nkaho utari seriye kandi ugasekwa n'isi so bihangane icyo barahiye icyo bavuze imbere y'abantu Yesu azarinda aza urugo rwabo rugikomeye kandi urukundo ruganje barikiwe sana arakoze cyane Dr hanyuma Alexis iyo utashe ibirori by'abubatse batangije ubuzima bushasha bwo umupapa n'umugore byari bizagutera inyota yo kuba bakwihutiraho nawe kugira ngo udohoke cyangwa se iyo wumvise ibibazo byo mu zindi ngo byari byigeze bikunaniza ngo wumve utabijamo izo zose mu magambo magufi zoba bibi zoba byiza ntaho nzobikwepera teganya kubikora kandi nubwo akenshi tubigerageza wenda ntibikunde ariko ibintu zose biba kubera umugambi w'Imana niyo mpamvu tudacika intege
yuko wenda tukavuga ngo two kwiga ko wenda bitaraba kuko abenshi babikora wenda ari nabo dushobora kuba turuta ariko ibintu zose biba mugambi w'Imana. Dr. Bea umusore uri mu kigero c'umuvandimwe Gasita Alex hano abageze nk'igihe cyo kubaka cyangwa aracafite nk'iminsi ugereranyije nka wenda nyuma y'inararibonye ufite mu ngo. Ubundi Bibiliya izivuga ngo iyo umuntu ari wenyine ntaba ari mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha. Ubundi mu buzima busanzwe imyaka y'ubukure ni 18. Ni ukuvuga ngo nyuma y'iyi myaka umuntu agomba kuba ari umuadilti. Abahungu bangana n'uyu Alex n'aba baba kamera bagomba kuva mu birambi ba nyina bakaja mu nzu mwabo kuko umuntu hari amahirwe. Reka mvuge kuri Alex turi kumwe, hari imigisha ya Alex atazabona kubera ko ari wenyine. Ni ukuvuga ngo Alex nashaka umugore azozana umugisha we, Alex azana uwe n'uw'abana bakomoka bibe umuryango ukomeye, bibe taifa, bibe isi. Ni ukuvuga ngo Alex amafaranga ye yova hano akagenda y'abantu akagera ku muhanda. Ariko njewe iyo ngize Imana nkarubona, tekereza ko umushitsi yonsura mu nzu ntasukari irimo, tekereza ko umwana yorwara nkamugurira umuti nijoro, tekereza ko landlord yokomanga nkishuriza. Ariko ayuyu yotarama yoza atahigiye yishakira. Ni ukuvuga ngo gushaka bituma umuntu aba strong mu buzima busanzwe, bituma atekereza neza, akanagura n'umuryango. Ni se jamais abantu bazatsinda gupfa, umuntu azapfa akiri umusore. Iyo upfuye umusore uribagirana, ariko iyo upfuye nk'ubu mvuye ntabwo bamfite mu by'ukuri. Wewe umunyamakuru wacu uzozuhura na Simiyoni vuga ati sha iso twarabaye, yego ndore Bea nguyu, uyu niwe Bea wa kabiri. Rero aba bahungu bari mu bushake bw'Imana, bagende bisubireho, baje mu murongo w'ikanisa, baje mu murongo bareke gupagana, wazumvise bivuga iki? Ntaco norenzaho, ariko ndango ndi mu bushake bw'Imana nubwo ntarashaka, kuko ibyo ari byo byose Imana hari uwo yangeneye tuzobana, kandi ndamutegereje nihanganye. Igihe cyose bizobera ndakomeye ndashikamye cyane. Niki wabwira abasore bagenzi batarashaka badukurikira? Ubundi hari icyo Alex yaravuze kitari ngombwa. Hari ibintu bibiri bidahuye. Iteka ryose iyo ushaka kugirira umuntu neza ntimuhura, uramushaka. Iyo ufite umutwaro wo kugira neza, ushaka uwugirira neza, ugenda umuhiga. Ninde ugowe, ninde ugira gute? No gushaka nabyo agomba kuba decision y'umuhungu. Kabiri agatera intambwe yo gushaka. Ninde umugeni shaka, ninde ni muremure, ni mugufi, ni munini, no mubona mu kihe kibanza? Ari Rwanda, ari Burundi, ari muri Amerika, ari muri Australia, ari hehe, ari hano mu nkambi, ari he. Donc akamenya bikurikiranye n'icyo ashaka, agatera intambwe, agashaka uwo ashaka. Nta wundi muntu mu rugo uzufatira decision umuntu gushaka urugo. Yego byensire ababyeyi barakubwira ngo ko badata badufite impwe na ba mama, mwana wanje shaka. Bamwe barashaje baba bakeneye ko bazopfa barabonye abana bawe. Ariko iyo umuhungu amaze kugera muri iyi myaka, abageze igihe cyo gutera intambwe, agatangira akubaka urugo rwe, akabyara generation. Uretse n'abanyamurenge turi na benshi cyane, tugomba gushaka tukabyara abana benshi kugira ngo tureme ubundi bwoko. Iyi generation kiragenda ishira, hakaza indi generation y'abana bacu benshi. Rero uyu muhungu karisifiya gusa ayica generation, kandi Imana yanga bica, karagenda karatinza abana ku masomo. Wenda icyo novuga ibyo rwose Bea avuga ni ukuri.
wenda wari umaze kumbwira ngo ese niki nobwira abasore bagenzi banje batarashaka bano bose n'aba badukamera bumve gushaka nta umuntu nukura bihungira ni ikintu uteganwa gukora zanga zakunda zotinda zotebuka umuntu afite umunsi wiwe niyo mpamvu ntago nza ntinda ku bantu wenda badashaka vuba kuko kera twabibwirwa wenda n'abavyeyi kuko bivuze ngo generation y'ubu abantu barimo kugenda ngo bige bashaka ubuzima babugeraho kandi muzukuri kugira yavuze ngo nta muntu uzukomera nta muntu wakomeye ari wenyine umuntu akomezwa n'abandi umuntu azakomera afite umuryango icyo nabwira abacu tutarashaka n'ukwikubita agashi ko yavuze ngo gutera intambwe kugira ngo umuntu nyine arebe umutambukanyi we ko abarundi bazabivuga tuza tubikora kenshi tukabigerageza wenda ntibikunde kubwo wenda bitari mu mugambi niko ntekereza cyangwa wa muntu mugiye kuvugana wenda atari we ugasanga nyine ari aho bigera bigashira ugacika intege ukaba womara nk'ikindi gihe utabikora uri mu divorce afite aho batandukanye ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutandukana hari igihe wumva ari icyo ushaka gukora ariko wabona umuntu muri kumwe mugiye kuvugana mwatangira kuganira noneho bya bitekerezo uteganya kumubwira ufite n'ibiki ukabona si ukwiriye kubibwira ugasanga hariho isi yambayenga nuko mwumve cyane ntimwumbaza ibintu byinshi barakoze cyane ngana ku musozo mu by'ukuri reka nshimire Dr Beya ndetse n'umuvandimwe Alexis tubasanze mu bukwe kandi nanone kandi bafite inshingano bagomba kuba bubahiriza hano ndabashima imbere y'izi kamera zacu ariko none byiza bizi igihe cyiza ku muntu mwiza uzi gutegereza akandi kantu gato novuga ndashimira Dr Beya Beya ni umuntu w'umugabo wubatse ufite abana babiri tunamuha pole murabizi mu minsi yashize umudamu yakoze accident ukuri abantu benshi barababaye ko nari ndimo ntekereza none namubonye umunsi umwe turi mu ikanisa aza kumbago none ndatekereza ndavuga ati siko tuzongera tubona indirimbo zandutira ndebe ko nameze ngira ikiniga twari turi kumwe na ba Frank bo mu Rwanda duhuriye ahantu mu giterane ndavuga nti Imana idakiranirwa yoreba imitima y'abantu azakiza nukuri irebe kwitugirira umudamu wiwe yongera atambuka kuri stage tumubone none ndashima Imana bavuye mu Rwanda mwabonye ibintu bakoze byiza mu kabiri muri Foursquare no muri Calvary n'abantu b'abagabo Imana izibaye umugisha bazafasha imitima y'abantu benshi Muzukuri arakoze iki kintu sinari ikoze kubera ko numva kuko tuzabasura tukaganira nk'itangazamakuru baratubaritse nje twahuriye nabo mu gihugu cy'u Rwanda twongeye guhurira hano ndabashimiye kandi yanyitayeho cyane murebere kuri MPS asante sana mwakoze cyane barikiwe sana wakoze cyane Yesu agumugisha namwe ciao ciao